Ndabasuhuje inshuti bakunzi bajya entertainment njye wasuzanije Artist Official nyitajyaho nkaba ndi kumwe n'umusore n'inkumi hano tugiye gukorana entertainment. Musore karamera none umeze neza? Meze neza cyane ndakomeye rwose. Urakomeye nk'urugondo. Oya. Urugondo nanone wa. Umeye nk'ibuye. Ni nk'urutare ibuye nanone apana. Ibuye ni rito. Ibuye ni ritoya nakavuga ku rutare. Yego. Rero ngomeye nk'urutare cyane. Iyi wanyu imvura iragwa se? Firias. Firia imvura yo nyine ni gake ejo akava izuba ubundi nyine ni ibintu bigenda bihinduranya bigenda bisimbura n'iteka. Ariko niko biba bimeze ni nabyo biba bikenewe cyane. Yego. Bakunzi bajya entertainment rero niba ari ubwambere ugeze hano ukabona ukunze ibintu byacu reba neza ko wakoze subscribe niba utarayikora kandi uyu ni wo mwanya mwiza wo kuyikora. Jya muri comment section udusigiremo igitekerezo cyawe. Ushobora no kutubwira uti utaha muzatuganirire kuri ibi. Ushobora kuba ukeneye gukorana natwe ibiganiro nawe ukunda ibintu by'imyidagaduro waduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 07802020. Izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp. Aha rero nkuko mpora mbibabwira tuzatubazanira abantu bagiye batandukanye, abakora imiziki, abafite izindi mpano. Ariyo mpamvu nabazaniye umusore ahangaha nari kubabwira izina rye kuko nawe araje abibwire anatubwire icyo aduhishiye. Musore wacu karamera none n'umugara nzakwitaho rwose. Inshuro zingahe? Bakureki kugeza tuvuye kuri iyi si. Wow. Bakwita nde? Ukora iki? Ubundi nk'ibisanzwe turivuga Kinyarwanda. Yego. Nje mbega ndi rutare rutaraga rutiganda ndi icyotero cy'abatabazi narabeberanye. Subiramo ako kantu. Iwe subiramo. Ni ngize ni nje mbega ndi rutare rutiganda ndi icyotero cy'abatabazi narabeberanye. Guma. Nje rubera mbere ibirori nje giteranera umwanzi icumu ryanjye n'ibivusha riravura. Ndi ruharaza imbaraga mura kwisonga. Amazina y'ababyeyi ni Nsanzabera Omega akaba naryo nkora muri uyu mwuga w'ubusizi. Yego. Ariko akaba atari ubusizi bwonyine, akaba atari impano y'ubusizi mfite yonyine, ngaba mfite n'impano y'itangazamakuru. Aho hose turagenda dukoraho gake. Yego. Ubu ngubu ariko abantu b'abasizi buranga mujya mugira n'impano yo kureshya abakobwa. Umukobwa nangiye kubanga umukobwa witumye nsanga byaba bivugitse nabi. Umukobwa mbega wateye imboni ntabwo ngo ashobora kugucika uko yiboneye. Barababeshyera. Byaterwa n'uburyo kinyine we yakubonye, ariko ntabwo ari amagambo akenshi ariyo atuma. Yego abakobwa abagira attracted nyine bituma yabasha kwemera vuba, ariko nyine ntago ari bose. Kubera ko ubundi ngo abakobwa bemezwa n'ibyo tubabwira. Ariko kuri ubu ngubu ikigezweho bafite amafaranga nta kindi. Nta kintu waza kubwira pe. Imitoma yawe ntacyo yakora. Ntacyo yakora amagambo ubundi habasabya ibikorwa. Iva mu magambo ukabishyira mu bikorwa. Yego. Ubwo rero njyewe nkora n'ubundi ku busizi bw'urukundo. Ubwo n'ubundi biraganisha ku mitongo. Biraganisha ku mitongo. Mu Cyongereza tubyita sweetest words. Yes. Aha ku ruhande rero murahabona umukobwa mwiza cyane. Arasa n'umuneke wallahi. Muko. Karame. Nawe se uri umusizi
oya uri umuhanzi uri njye ntabwo ndi umuhanzi wowe wivuga gute njye nivuga nitwa Mutoni Keke ndiwe sarikana amakuzi nk'amasubetse gutabara ya rukanika ego ntabwo nabishobora ntabwo nabishobora Mutoni Keke ego aha ubu rero muto uyu muhungu wacu se uri kumubona ute ariya ngo ni ruhashya nkiko ruhara ruharaza imbaraga ruharaza imbaraga izina tugiye gukoresha muri aka kanya ubwo ni irihe ubu ngubu twakoresha omega nta kibazo kuki utabaye se arufa buriya arufa niwe ubanza hakurikiraho omega ubwo ndaba ndi arufa oya arufa ni ubanza omega nuheruka urumva ari gukurikiraho inde arufa ni ubanza omega agaheruka urumva ni gukurikiraho omega nitwa omega si byose wowe uri umuhererezi wanyu se yego nijye bucura shuwa biri serious so nanjye ndi bucura guma ome karame nanone ubu ngubu uri tayari kuntomorera Mutoni nkamubona amarira yamanutse ku matama kumbona se ahubwo bitangiye ndaravuga ubu nuvuga biragenda bite cyangwa urabona numye mu maso biragenda bite waya kandi ako kantu ni kabi ibikabe ome reka tumanuke rero tuzamuke dutya sheri mu majyepfo byakomeye ntabwo mwitabye gutyo se naho none se ko numva ndi busubize kandi amenye ndi busubize iki nuyu murabaza ati sheri karani nyine wivuna kuye uramusubiza bijyanye n'uko uri kubyumva ome ongera umuhamagara sheri ndakumva mutware wanjye mu majyepfo byakomeye ubu tuvugana imyigaragambyo yarimbanyije nsabira niyo ntero n'inyikirizo induru irenda kumena amaguru ubu ni wowe nyanja yonyine rwogamabondo yagitegereje basohereza ikiganza uyibwira uti mpore ndebe ko yaboga amahoro maze ituze rikaboneka dukoraho kuko I love you wow goma Omi endelea na kazi kabisa ibi bintu ngiye utarakomeza ibi bintu murabyiga ni impano biba bimeze bite mbere na mbere ariko kambanze nshimire umwarimu wacu twigisha ikinyarwanda yego cyarakizi pe yitwa Rugwizangoga Albert niga hariya ku kigo cya Ecole Secondaire cy'Inzovu giherereye Kabarondo mu by'ukuri iyo ndi kubikora ibi bintu ngerageza uburyo ki ndi bwamubaza amagambo amwe namwe nyine nasobanukiwe neza icyo bivuze nyine n'uwo ndatekereza babaza iri jambo risizemo ryajyanamo neza ariko nkaritekereza ijambo nazi icyo risobanuye ubwo icyo gihe biba ngombwa ko muhamagara namara kumuhamagara nyine akabinsobanura akansobanurira ubwo rero ndamushimiye ndabizi azabibona muri make we ni inzu yawe y'ibitabo ni nk'inzu y'ibitabo rero ndamushimiye cyane bivuga ngo ibi bintu byanjemo kera nyigaga senior 3 umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye cyiciro cya mbere binzamo nyine gutyo noneho binjemo ngakomeza kubyishyiramo cyane no mu gihe cyo guhitamo ibyo tuziga nabuze ni rero kamitemo ishami ry'indimi kuko ibi bintu nyine kuko nagize abakansara benshi hari akantu bajya bongeraho ngo ni indimi n'ubuvanganzo indimi n'ubuvanganzo ubu ngubu byabaye ni RFK twigamo literature tukigamo n'igifaransa ikinyarwanda n'igiswahili ubwo rero
narabuze ni ngomba kujya kwiga biriya bintu kuko inganzo zose tuzisangamo. Yes. Inganzo zose tuzisangamo. Ubwo rero niho natangiriye kuzajya dukora ku ishuri haba igitaramo bakadutumira nyine nkamurika ibihangano byanjye ubundi nkabikora muri iki gitaramo. Bivuze ngo ubu ngubu rwose bigeze ku yindi ntera kuko ikigo cyose baranzi babinzi ibyo bintu nyine by'isiga bamwe bamamagara Rumaga abandi ntabwo wamenya Rumaga na Omega biba byenda guhura ariko Rumaga se ujya umukurikira nuko ngo yaba role model wawe Peter role models agari umwe ngo hari Rumaga Junior Rumaga ndetse na nundi witwa Serwakira sinzi nibimuzi yaba ari umugenzi na Patrick boyfriend Patrick abo bose ni abaroro model banje role models bawe. Wow, uziko uvuze imitoma kandi ubonye ko uvuzeho gato ariko Mutoni yari yirutse. Uziko yaragize ngo bibaye serious. Yagize ngo bibaye serious. Mukubita kandi kantu numve. Ndarwaye. Baby. Kabamishu. Hari igihe ubwonko bwanjye bugutekereza ubwenge bwo hasi nkumva bufasha umurongo bukama ngukikiye ku migogo yanjye waremba byanze muganga mwiza ngakuvura nasanga umwumbuye ukamanuraho inyanja icumu ry'Imana rikasigwa amavuta yaryo mba numva wiriza ariko wanga ariko ngo woza cyane ukanga ugahogora icumu ry'Imana rikarushaho kuboga nkumve washya umukubano kukabiri korohereye nawe ubwawe kagushotora umukubano woho nawe ubwawe wakugusha. Utambeshye nubwo wambwiye ngo uyu munsi ari gukora ikofi ariko ayo magambo umuntu wayatera kuko akavuga ngo oya yaba afite ikibazo gikomeye. Afite ikibazo gikomeye ariko nyine ntabwo ari bose ntabwo ari bose. Kuri ubu ngubu nyine niko fisigaye ikora ariko hari akantu ngo ugira gute ngo akakumanuriraho inyanja. Ubusa umva congratulations mani ya bose musubiremo bebe musubiremo byumve. hari igihe ubwonko bwanjye bugutekereza ubwenge bwo hasi nkumva bufasha umurongo bukama ngukikiye ku migogo yanjye sinzi uko biri bwakode oya ntacyo reka dutwariraho warugiye kurira Omega karame mwarimu wawe ngo yitwa Rugwizangoga Albert. Rugwizangoga Albert ni umuntu ukuze cyangwa nawe ni umujene? Oya ni umugabo ukuzemo ariko ntabwo ari umusaza. Ubu se ku bintu by'imisango buriya ntagerageza nako arabikora ku bintu by'imisango urumva umuntu wigisha Ikinyarwanda ibintu byose yisangamo ibintu byose rwose twamufata nk'aba Papa Sava baba Samusure ngo we ibyo akora urumva ntago ari inuza ye ntago wenda yaba yarabigize umwuga we abikora bitewe n'igihe nyine bigezemo usanga nyine arayoboye ariko nyine wumva bimurimo tu. Okay, gusa uko biri kose niba wowe uteye ubwoba gutya ubwo mwarimu we arica we ararenze Ikinyarwanda nyine Ikinyarwanda cyagakiza wari watubwiye ko ngo ufite iyindi mpano y'iki y'ubunyamakuru tumanukire rero uvuga amakuru y'imikino amakuru y'iki ubundi njyewe sinzi niba byahita binyorohera ubu ngubu kuko njyewe buriya no mu bunyamakuru mfite abaroro modo Marite Nyirijabo hari n'undi witwa niba ari Marite Ngoga na Ferdinand bari kuri RBA baragine abanyamakuru bose bakora introduction babayoboye amakuru nibo njyewe
niwe nisangamo, niwe wireferaho. yego niwe nireferaho. Mm. ubwo rero naho ngaho ubu nubaho no ku ishuri ni njyewe uhagarariye itangazamakuru ku kigo. ubwo ni njyewe ukora introduction, akaba ari njyewe uyayobora nyine mwakira ba bandi baba bagiye kuri tere gutyo nyine. Anyway, ubu ugiye uragerageza ariko kuduha akantu nyine twumve no kwitangazamakuru uko biba bimeze. Wenda birakuvuna ariko uragerageza ubikoreho tu. Nta kibazo. Kuko iyo twaje hano tuba twaje kumurika impano dufite zose. Nta wamenya, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati uriya mwana turamushaka mutugezeho. Okay. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Jao Entertainment. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Omega Siburdone. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Tugiye kubabwira ko mu kigo cya Ecole Secondaire Cy'Inzovu habaye igikorwa cyo kwakira abanyeshuri baturutse hirya no hino, bityo bakaba bari kwibutswa ko bagomba kuza hakiri kare. Sibyo gusa kandi turababwira ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi i Remera mu isantere hazaba konseri izahuza amadini yose, ni ukuvuga ngo amatorero yo mu karere ka Ngoma. Hazabera igitaramo mpuzamahanga kikazahuriramo amatorero agiye atandukanye ndetse n'amadini atandukanye. Mukaba muraritswe rero kuzakitabira. Badufata akaruhuko turaje duhindukire ku buryo burambuye. Nimujye kure. Wow. Niyo warekeraho. Niyo warekeraho pe. Uyu muhungu wacu rero Omega nshuti bakunzi ba Jao Entertainment, murumva ko ntabwo yoroshye. Ntabwo yoroshye mu by'ukuri, murumva ko ikinyarwanda aracyumva, arakizi, kandi murabona ko aracyari umwana, byanze bikunze uko akura agenda kurana nacyo. Ubwo igihe kizagera noneho asigare ari wa muntu nyine bantu dukonsilita, wa muntu dusura tukamubaza tuti ijambo niri ko ryaducanze bigenda biterkoreshwa he rivuga iki. Siburdone iryo jambo iryo zina sinzi ko ryambuye mu matwi, numva ahubwo naryo nsa n'urikunze, ariko ndagira ngo nkubwire ko ngewe rwose urankomye pe. Nshuti bakunzi ba Jao Entertainment, kugira ngo iki kiganiro kitaba kirekire reka tugisubikire ahangaha, tuzabashyiriraho part 2 twiyumvire byinshi kurushaho. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano, reba ko wakoze subscribe. Niba utarayikora rero yidukorere, udusigire muri comment section igitekerezo cyawe tumenye ko turi kumwe.